Shalom, ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Ndakuraritse icale mu mwanya wawe. Iyo mvuga mu mwanya wawe ni gushaka umwanya mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, aho waba uri hose ukaba utuje, uri hamwe, ibitekerezo biri hamwe n'umutima uri hamwe, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi dusenge. Ngaho rero uri ubwa mbere uje hano ku isengesho ribohora official, icyo usabwa nta kindi, icyo tugukeneyeho kuri iyi channel, kandi ikaba ari channel yanyu. Kanda subscribe kugira ngo channel yanyu izamuke itere imbere, kandi ukande like na share kugira ngo turusheho kuzajya tubana neza mu ijambo ry'Imana twaguke. Ibyo bidutera ishyaka ryo kubona tuba dufite abo tubwira. Imana iguhe umugisha rero wowe ukande subscribe wari ubwa mbere. Reka dusenge hanyuma mbabwire icyo tugiye kuganiraho. Data mu izina rya Yesu Kristo, izina ridukiza ibyaha n'ibicumuro, izina rikora umurimo ukomeye mu mitima yacu no mu bwenge bwacu no mu mibereho yacu ya buri munsi. Yesu Kristo, izina ryawe no mu mibereho yacu ya buri munsi turaribona rikora ibintu bidasanzwe. Izina ryawe riducingira imyambi wa mubi aturasa. Izina ryawe rivunagurira amahembe mu kirere, rikavunagurira amahembe n'inkuba zose abarozi babashaka kudukwitisha. Izina ryawe riburiza muri gakingirana ibyago n'amakuba byari bigiye guturuka ikuzimu, n'ibyari bigiye guturuka mu batwifuriza ibibi. Izina ryawe Yesu Kristo rijya ribikubitira kure. Izina ryawe ridukuraho imivumo yose, rikadukuraho urubanza rw'ibyaha n'ibicumuro byose. Turagushimira Yesu kubw'izina ryawe ridutunze, turagushimira Yesu Kristo kubw'izina ryawe ritureshejeho, turagushimira Yesu Kristo kubw'izina ryawe riturinda akaga n'amakuba yose mu nzira igana mu ijuru. Ngaho kano kanya Yesu Kristo, ngwino uvugane natwe, ngwino uvugane n'ubugingo bwa buri wese uje hano ku isengesho ribohora official, kandi mu isengesho turi buze gusenga no mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, ndatura ngo buri wese ntasubireyo uko yaje. Uje hano ku isengesho ribohora official ntasubireyo uko yahaje. Ndatura ngo mu ijambo ryawe ukore ibikomeye ku buzima bwa buri wese uje ku isengesho ribohora official, kandi nanjye ubwanjye ukore ikintu kidasanzwe ku buzima bwanjye. Urakoze Yesu Kristo kuko uje gukora ibikomeye kuri twe, imbaraga zawe zikishurira ku buzima bwacu no ku mibereho yacu. Mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Tumaze iminsi tuganira ku bintu bijyanye n'imbaraga z'umuvumo. Yego, twabonye ko umuvumo ushobora gutuma uferinga. Hari ibibazo bimwe na bimwe bishobora kuba biri mu buzima bwawe, inkomoko yabyo nimva n'imvano z'ibyo bibazo biri mu buzima bwawe atari ibyaha byawe bwite, kuko hari ibibazo ushobora guhura nabyo tuvuga ko ari ingaruka z'ibyaha umuntu yakoze. Hari n'ibibazo bishobora kuza nta cyaha wakoze, ahubwo ugasanga inkomoko yabyo n'imbaraga z'umuvumo. Twagerageje kugaragaza imivumo ishobora guturuka. Twavuze ko hari umuvumo wa Satani, tubona umuvumo w'umurozi, tubona umuvumo w'umuryango, tubona umuvumo. Iyo tuvuga umuvumo w'umuryango, ubwo umenye ni umuvumo uri ku muryango wose. Tubona umuvumo wa karitsiye, ushobora kuba uri muri karitsiye yarekuweho imbaraga z'umuvumo, ukaba wazira umuvumo uri muri iyo karitsiye, cyangwa se ukaba wahura n'ibibazo by'umuvumo uri mu nzu utuyemo. Ni ukuvuga ngo umuvumo w'ahantu, ugasanga hari umuvumo uri ahantu harekureho umuvumo. So noneho ukaba warba urimo uraca mu bibazo, inkomoko yabyo, imbaraga zihishe inyuma y'ibyo bibazo hari umuvumo. Bisaba kugira ngo haboneke amavuta yandi mashya aza agakuraho umuvumo uburi ku buzima bw'ahantu uri, cyangwa se ubwawe bwite ku giti cyawe. Aka kanya rero n'ubundi tugiye gushugurikira, tunaenda kushugurikia laana ya maneno, yani
laana ya manuwizo. Tugiye guhangana n'umwuka w'imivumo izanwa n'imitongero. Mivumo izanwa n'imitongero. Mitongero ni amagambo mabi umuntu arekurwaho bakayamwohera, bakayamutongera. Umuntu akagutongeraho ubukene, akagutongeraho kuzakora ntugire icyo ubona. Umuntu akagutongeraho umuruho, umuntu akaba yagutongeraho ibibi gusa bya bibagutongereyeho. Niba hari ubwoko bukomeye bw'uburozi buhambaye, nubwo n'uburozi tuvuga bw'imitongero. Aka kanwa kawe nakanje, urwo rurimi rwawe cyangwa ururimi rwanjye cyangwa ururimi rw'umwana w'umuntu ruteye ubwoba. Ku rurimi rw'umwana w'umuntu haba uburozi buhambaye bushobora kwica nyir'ubwite bitewe n'uburyo akanwa kiwe yagakoresheje yivugaho. Kandi ururimi rwawe nanone bitewe n'uburyo urukoresha wiyivugaho ushobora kurukiza, rushobora kugukiza rukaguhindurira ubuzima, ariko butari kwa bandi tubona bacuruza amagambo mabi yo gusebanya. Kuko nyine hariho abagize business umunwa, mbega amagambo yo gusebanya, ibigambo bibi byo kuvuga bagenzi babo bakaba barabigize ubucuruzi. Ibyo sibyo ndi kuvuga. Ibyo nabyo ubwabyo babikora bafite ingororano zabyo mu bwami bw'Imana umunsi bazava muri uyu mubiri. Ijambo riravuga ngo wicara uvuga nabi mwene so nkakwihorera kwibwira ko mpwanye nawe. Urumva rero ntabwo ndi kuvuga abakoresha urwo rurimi rwabo nabi bavuga bagenzi babo nabi, no. Niba wabikoraga Imana ikubabarire. Nari ndimo mvuga umuvumo wihishe uba uri mu mitongero. Mvuga ko turi bukore n'isengesho rihagarika imitongero, risiba, rihanagura imitongero yose woherwa. Umunsi umwe umugabo witwa Baraki yifuza kugira ngo atsinde ubwoko bw'Abisiraheli bimworoheye, kuko yumvaga bwaragendaga buca mu bihugu bitandukanye. Noneho yumvise imbaraga bufite. Uyu Baramu arabutinya, afata icyemezo cyo kujya gushaka umupfumu cyangwa se umurozi uwitwaga ngo ni umukozi w'Imana, ariko wari urimo urajua je ya kirozi, wari urimo urakina umukino wa kirozi. Uyu Baramu yari umwami, bambe Baraki yari umwami. Yumvise ubwoko bw'Abisiraheli uburyo bufite imbaraga n'uburyo bushoboye, atinya ko bwaca mu gihugu cye. Noneho agambira mu mutima we kugira ngo aburwanya buneshe. Mbere yuko yagambiraga kuburwanya no kububuza kugira ngo budaca mu gihugu cye, ajya gushaka umupfumu, ajyanye ibihembo azaha wa mupfumu cyangwa se azaha wa murozi. Agenda ajyanye amaturo atandukanye y'ibitambo yagombaga gutamba. Noneho n'ibiguzi byagombaga guhabwa uwo mutambyi, hakarekura umuvumo akavuma ubwoko bw'Abisiraheli. Bwamara kugibwaho n'umuvumo, hanyuma Baraki yabutera akabunesha. Umuvumo utuma uneshwa, umuvumo utuma utsindwa, umuvumo utuma utabasha guhagarara imbere y'umwanzi wawe. Nicyo bivuze. Noneho ngo umunsi umwe Baraki aragenda nyine abibwira, atuma intumwa za mbere azibwira ko zigomba kujya ku mugabo wundi witwa Baramu wagombaga gukora icyo gikorwa cyo kuvuma. Nusoma neza ibi byanditswe, ni ukuvuma akoresheje akanwa monsheri, nta kindi yagombaga gukora. Nubu kubaka igicaniro, amara kubaka igicaniro akakigerekaho ibitambo bye, ubundi akarekura umuvumo. Biratangaje iyo dusomye kubara igice ya 22 ndetse na 23, aho niho tubona imbaraga z'umuvumo aho zitangirira. Nivuga ngo umuvumo kugira ngo ufate umuntu ushaka kukuvuma neza nuko agomba kuba afite igicaniro. Uwubatse igicaniro, tinya umuntu ufite igicaniro monsheri, arekura umuvumo gafata. Mwisi y'umwuka arekura umuvumo gafata. Iyo hatabaye Imana ngo yitambike wa muvumo uwo muntu. Baramu rero yarazwiho ubwo buhanga bwo kuba abavumye bavumeka, abahesheje umugisha bakabona uwo mugisha bagahirwa. None rero umunsi umwe rero dusimbutse ku murongo wa 11, 23:11 niwo tusoma gusa ngo Baraki abwira Baramu ati ungenjeje ute? Nakuzaniye kuvuma ababisha banjye, none ubahesheje umugisha.
Undi nawe aramusubiza ati ibyo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye sinkwiye kwirinda akaba ari byo mvuga. Urumva uyu yashakaga kuvuma ariko agasanga Uwiteka yahinduye amagambo, yateretse andi magambo mu kanwa ke yo guhesha umugisha ubwoko bw'Imana. Aho kugira ngo abuvuge naba butongera akabuvuga neza, avuga ati ninde wabasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo, cyangwa ninde wabasha kubara igice cya 4 cy'Abisirayeli. Icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Urumva yarabarebaga akabona ahubwo atangira kubifuza, yareba mu mwuka bo baribo imigisha arimo arabaturaho. Kandi wibuka abo bantu bagaragaragaho umugisha, nta adresse bari bafite mu sheri, bari batarabona igihugu, bari bari mu nzira gutyo bitambukira bagenda bajya gushakisha igihugu bazaturamo bari barahawe n'Imana. Mba rero nkubwira, ariko yababona akabona n'abanyamugisha nubwo batarabona igihugu, ariko bakabara. Umva, umuntu ashobora kuba atarabona imodoka, ashobora kuba atarabona inzu nziza nk'iz'abandi bafite, umuntu ashobora kuba atarabona amafaranga menshi nk'aya bamwe bafite, ariko ari umunyamugisha mu sheri. Ntabwo bivuze kuba ko nta kintu utarabona inzu, utarabona imodoka, utari umunyamugisha. Aba Bisirayeli bari batarabona igihugu, ariko uyu mugabo yarabarebaga, yajya mu mwuka akavuga ngo nabanyamugisha, icyama nkipfira nk'uko nabo bapfa, icyama nkazagira iherezo nk'iryabo. Ninde wakubwiye yuko hari abantu bareba hafi, bafite ijisho rireba hafi, shobora kukureba akakureberera muri situation, akibeshya yuko iyo situation uhagazemo izahoraho, akibeshya yuko bihagazemo ari byo bizagumaho. Umva shuti mukundwa, wicukwa n'ibihe, wishukwa n'ibihe urimo uracamo. Bihe urimo uracamo nibiraza gutambuka, ni mapito. Ayo ni mapito. Mapito hayo ataisha. Omatana n'Imana. Komezu ushaka Maso h'Imana. Imana iraza guhagarika ibyo bihe mu izina rya Yesu Kristo. So rero mvuye aho hantu, Baramu yajyaga kurekura umuvumo agasanga yari kumugisha, kanwa kiwe kahinduwe. Imana yashyize andi magambo ku rurimi rwe no mu kanwa ke. Impamvu Imana yashiraga amagambo mu rurimi no mu kanwa ke nuko ari zingo ninde kuyu Baramu akarekura amagambo ye, arangiza ubwoko bwanjye, arangiza abantu banjye. Ubwo rero yahitaga ihindura ibyo agomba kwatura. Futi mukundwa muri Kristo rero, ushobora kuba unteze amatwi wowe utaragize amahirwe yo kuba abantu batarigeze bahindurirwa amagambo bakuvugaho. Abakuvugaga bose bavuga ngo abana bazapfa ari indaya, abana ntacyo bazimarira, abana bazabyara ibinyendaro, abana bazagira gutya, amashuri yabo ntacyo azabagezaho, abangaba business yabo bakayibarira iminsi, bakayekuraho imbaraga z'umuvumo. Ibyo ukoze byose babirekuraho imbaraga. Ndaje kugira ngo duhanagure imivumo y'imitongero mu izina rya Yesu. Ndaje kugira ngo duhanagure imivumo y'imitongero. Tugiye kureba rero ububi bw'ururimi, hanyuma ubanze uhe agaciro cyane amagambo avuga ku buzima bwawe. Kumenye ngo amagambo ava ku rurimi rw'umuntu aba ari ikintu gikomeye cyane. Umva ukuntu Zaburi 104 n'umurongo wa 4 havuga ngo basongoye indimi zabo nk'inzoka, ubusabwe bw'incira buri munsi y'iminwa yabo. Uyu ni Dawidi yaritegerezaga akareba abantu bamugosa, abantu bamwe na bamwe, aravuga ngo basongoye indimi zabo zimera nk'inzoka. Mu isi y'umwuka umurozi ururimi rwe ruba rw'inzoka. Mu isi y'umwuka umuntu utejejwe mu kanwa ke, kanwa katameshe kadatunganye, akanwa ke kaba kameze nk'inzoka. Nk'uko inzoka igira ubusabwe bw'incira buba buri munsi y'iminwa, niko uyu Dawidi nawe yabonaga aba bantu ngo ubusabwe buri munsi y'iminwa yabo. Mu yandi magambo, igihe barekuraga amagambo avuye mu kanwa kabo, yabaga ari mw'ubumara, yabaga ari mw'ubusagwe umeze nk'ubw'inciro. Umva noneho Abaroma 3:13 naho Paulo ukuntu yaravuze ngo umuhogo wabo n'imvi irangaye baringanishije indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri mu minwa yabo. Umva nkubwira, wumvise biba byinshi inyuma y'imitongero. Imitongero ariyo magambo mabi, aba inyuma y'ayo magambo aba ni ubusabwe bw'incira. Ubusabwe bw'incira. Itonderi ayo magambo akuvugwaho.
ayo ni ubumara bubi cyane bubasha kwangiza imibereho yawe mu isi y'umwuka. Ayo magambo akuvugwaho mabi ni ubumara bubasha kwica destiny yawe. Ndaje kugira ngo tuhanagure ubwo bumara mu izina rya Yesu. Hari ubumara bw'amagambo wahaturiweho atandukanye, hari ayo ubwawe wiyaturiraho mu bupfapfa bwawe, hari ayo bakwaturiyeho urayumva. Ayo nzanywe n'umwuka w'Imana n'amavuta ndiho kugira ngo duhanagure uwo muvumo w'ayo magambo yavuzwe ku buzima bwawe. Yakobo igice cya 3:8 hakavuga ngo ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Urumva hano ijambo rigweretse yuko ururimi ari nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ngo ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Hariho ubumara buriya umuntu akuvuga nabi, kakuvuga nabi, aba arimo aragusukaho bwa bumara mu isi y'umwuka. Hari ikintu aba arimo aragukuraho iyo akuvuga nabi. Hari amavuta bagukuraho, hari ubwiza bagukuraho, hari ubwambure bwawe aba arimo arashyira hanze mu isi y'umwuka. Nje rero kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, wo guhanagura iyo mitongero imeze gutyo, ayo magambo mabi yakuvuzweho, tuje kuyahanaguza amaraso ya Yesu Kristo. Maraso ya Yesu Kristo abasha kuvuga ibyiza kuri njyewe kuruta ibyo abantu bamvugaho. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kuvuga ibyiza kuri wowe, agahanagura bya bindi bibi bakuvuga. Umva Abaheburayo igice cyaho cya 12. Abaheburayo mu gice cyaho cya 12, cyangwa se Abaheburayo mu gice cya 12, hanyuma duhite tunasoma, ntabwo ntinda rwose. Abaheburayo igice cya 12 turahita tunasoma pe, turahita dusenga bambe, turahita dusenga, dutangire duhanagure ayo magambo y'ubusagwe ari ku buzima bwawe. Ayabaye nk'iki? Ayabaye Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 24 haravuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Urumva aya maraso avuga ibyiza kuruta amaraso y'abakuvuma, amaraso y'abakuvuga nabi. Yego hari abana b'abantu bakuvuga nabi, hari abana b'abantu bakwambika ubusa, ariko Imana ishimwe kubw'amaraso Yesu Kristo abasha kutwambika akaduhanaguraho imivumo yose. Fata umwanya mwiza nge nsengane nawe, fata umwanya mwiza nge nsengane nawe, twinjire mu mwuka mwiza wo gusenga. Birashoboka ukaba uri muranyumva, Yesu ubwawe yarakuvumye urabyumva, nyoko yarakuvumye urabyumva. Noneho abicara bakuvuga nabi bose, ayo magambo ujya yumva nawe ubwawe mwe ujya uyumva. Ayo magambo ni ubumara ku buzima bwawe, ni ubusagwe. Wumvise ko Bibiliya hari ahantu igaragaza ko ururimi rukongezwa na Gehinomu. Hariya muri Yakobo igice cya 3. Reka masubire musozo murongo nkwereke ukuntu Satani akoresha ururimi rw'abantu, akaba yakoresha akanwa k'abantu, agakoresha akanwa k'umuntu akagakongeza. Muri uko kugakongeza bien, ka kanwa kakagenda kagakoreshwa ibintu bikomeye mu buryo bwa Satani. Satani akangiza abantu b'Imana. Umva iri jambo ni Yakobo igice cya 3. Reka duhere ku murongo waho wa 5 ngo n'ururimi narwo n'ukuri n'urugingo ruto
rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro. Urumva ko ijambo rivuze ngo ururimi ni umuriro, ngo yemwe ni ububi bungana n'isi. Jesus Christ. Urumva ko ndetse ururimi rushobora kuba ububi bungana n'isi, ngo ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose. Kumva ururimi rushobora konona umubiri wawe. Jesus. Imana ikugirira ubuntu. Wumvise ko ururimi rwonona umubiri w'umuntu, ngo rukongeza kamere yacu yose. Urumva ko ururimi rushobora gukongeza kamere yari kurimo, ngo narwo rukongezwa na Gehinomu cyangwa se Gehinomu. Urumva ko ururimi ubwarwo mw'isi mwuka rushobora gukongezwa na Gehinomu. Nuvuga ngo rero mu mwuka rwa rurimi rw'umurozi ruba rwamaze gukongezwa na Gehinomu. Nuvuga ngo Gehinomu irarucomeka ikarwongezamo umuriro mwinshi cyane, ikarukongezamo amagambo. Umuntu ugasanga arimo aravuga ariko kumbe kuvuga kwe siwe, hari Gehinomu yatangiye kumukoresha, irimo iravuma, iratongera, irangiza umuntu runaka. Tuje gusenga rero kugira ngo duhagarike izo mbaraga z'imivumo ikomoka ku rurimi rwa bamwe utazi, indimi zabo zakongejwe na Gehinomu kukuvuga, kugutongera. Izo ndimi rero zakongejwe na Gehinomu zikaba zigutongera. Ndicyo tuje kugira ngo tusengege nawe, hanyuma wizere. Kandi nongere mbisure mu gihe cyose tumaze gusenga ukumva urizeye by'ukuri. Buriya isengesho nyakuri rikomeye cyane kandi rikora ni isengesho ry'umutima w'umuntu wizeye. Kabiri, ibi bintu bijyanye no gusenga gutya, biba byiza iyo usoje iryo sengesho, ugisoza iryo sengesho ugahita ubishimangiza ituro ryawe. Ugahita ubishimangiza iki? Ituro ryawe. Wowe umuntu upasinga n'isengesho ryawe rigapasinga mu isi y'umwuka. So Nyagasani akugirire neza. Reka rero winjire mu mwuka, nsengane nawe. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, izina rikiza, izina rimbohora, izina ryashyizwe hejuru y'amazina y'abantu bose bari hano mu isi, abari kuzimu n'abari mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo mboneramo kubohoka, mboneramo gucira, mumanurirwamo ngahumanuka rwose. Izina rya Yesu Kristo rinkuraho imivumo, rinkuraho imyaku, rinkuraho imikoshi, ibyo nagiye noherwa, ibyo mba natongerewe n'abana b'abantu, n'amazina y'abana b'abantu, bakabirekurira ku zina ryanje Yesu Kristo. Nciye bugufi imbere y'amaso yawe, numvise ububi bw'ururimi, nsobanukiwe uburyo ururimi rushobora konona umubiri w'umuntu rwakongejwe na Gehinomu. Uhereye kano kanya ibyo niyaturiyeho ntabizi ari Gehinomu yakongeje ururimi rwanjye, amaraso yawe Yesu Kristo abimanagureho, antandukanye nabyo. Zina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, mpanaguraho Yesu Kristo, mpanaguraho umukiza n'umucunguzi. Imivumo yose yavuye mu kanwa kanjye nivuma, yavuye ku rurimi rwanjye nivuga nabi, iyo mivumo yose baragaza amaraso ya Yesu Kristo izisibe incureho yose. Izina rya Yesu Kristo Uwiteka, buri kanwa kose katarakanjye ahubwo kabandi babantu, kabana b'abantu, kakongejwe na Gehinomu, kakamvuga nabi, kakanyaturaho ibibi, kakamvuma imbere y'amaso yawe, kuraho uwo muvumo w'umwana w'umuntu uwo ari we wose. Buri jambo ribi ryose ryaturiwe njyewe, rikaturirwa ku mibereho yanjye, amaraso yawe arisibe, umwuka wera arisibe, imbaraga za Yesu Kristo zisibe ijambo ribi ryazereraka, ryari riri mu kirere cyanjye, ryari riri hejuru y'amazina yanjye, risibwe mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'umuruho risibwe hejuru y'ubuzima bwanjye, izina rya Yesu Kristo. Jambo ryo gutsindwa no guferinga risibwe hejuru y'ubuzima bwanjye no mu mibereho yanjye, izina rya Yesu Kristo. Sindi umutsinzwi, ndi umutsinzi,
ndetse no kurushaho. Sindi wo mu batsindwa, ndi uwo mu batsinda. Izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Sindi wo mu bananirwa, ahubwo ndi uwo mu bashoboye. Izina rya Yesu Kristo. Sindi wo gukena, ndi umutunzi muri Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Nsibye imivumo yose, nsibye imivumo yose, inyatsi zose, imitongero yose, cy'abantu bamvuzeho byose, amagambo mabi yose yari mu buzima bwanjye, batuye yuko ntacyo nzimarira, ndabisibisha amaraso Yesu Kristo, ndatura yuko ngeze ku bintu bikomeye, ngeze ku bintu bidasanzwe, nigiriye umumaro, nkawugirira umuryango, nkawugirira igihugu. Izina rya Yesu Kristo wanesheje urupfu n'ikuzimu. Uwiteka bavuze yuko ngomba kuzajya nduha muri buri kimwe cyose. Mwuka wo mu ruho ndawusiba ku buzima bwanjye, umuvumo wo kuruha ndawirukana kuri nge. Izina rya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe bamusange abaruhura. Uburushyi buracitse ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uburushyi buracitse mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Imyaku n'imikoshi bihanaguritse ku buzima bwanjye. Nanjye ndabohotse, nanjye ndakize. Izina rya Yesu Kristo. Bityo rero magambo yose naturiweho, Uwiteka rwihishwa ayo naturiweho ku bicaniro by'abazimu, bicaniro by'abadayimoni, ayo naturirwaho n'umwana w'umuntu uri wese utanyifuriza ibyiza katika jina la Yesu, yaba wa bugufi bwanjye cyangwa mu muryango, inshuti cyangwa umuvandimwe, katika jina la Yesu. Magambo mabi naturirwaho n'abanyamashari, n'abandwanya, buri mwuka wose wangendagaho nk'umuvumo w'umuntu, w'umutongero w'umuntu, mu mwuka ndasiba iyo mitongero, uravuguruza imitongero, iyo ntongerwa. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Yesu Kristo, negereye amaraso yawe avuga ibyiza kuruta ya Abeli, nyizereyemo kumpanaguraho imivumo y'abantu, imivumo y'isi, imivumo y'abarozi, imivumo y'agace kaho ntuye. Izina rya Yesu Kristo, imivumo y'umuryango, amaraso Yesu Kristo arayisibye, nanjye ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Icyari umutongero uwo ari wo wose warundiho, warumboshye, urasibwe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, urasibwe ku mibereho yanjye. Urakoze Yesu kumbohoye, mashimwe n'icyubahiro byawe ibihe byose bidashira, mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa kazuka, kandi sabye nizeye. Amen, amen, amen. Data mu izina rya Yesu Kristo nsengera umuntu kugira ngo biciye mu mbaraga z'amaraso yawe, imitongero yari muriho, imivumo yari muriho yose isibwe mu izina rya Yesu Kristo, yose isibwe. Ndatura kugira ngo buri mutongero watongerewe ubuzima bwawe, ugatongerwa umubiri, ugatongerwa ibyo ukora, ugatongererwa aho utuye, ugatongerwa mu kirere cyawe, ugatongerwa ahantu hose mu isi bigaragara no mu isi y'umwuka, uko wari urimo uraca mu bihe bihuye n'imitongero watongereweho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bihe ndabihagarika ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu mavuta ya gitabyi, mpagaritse iyo mitongero watongereweho izina rya Yesu Kristo. Nkwatuyeho umugisha w'Imana, kongererwa neza n'Imana, bikome iminsi yo kubaho kwawe kose mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa kazuka. Amen, amen, amen. Nshuti nsoza nkubwira yuko ugomba kwizera igihe cyose dusenze, hanyuma kandi ujye urushaho kuzajya uhora wiyaturaho amagambo meza. Ufata ibyanditswe byera ubyiyatureho, ubyizereremo. Imana amahoro iraza guhindura ubuzima bwawe, iraza guhindura imibereho yawe. Ibya wabonaga bitashobokaga biraza gushoboka. Uwiteka kugirire neza kandi akomeze kukwambika imbaraga, aguhindurira amateka n'ubuzima mu izina rya Yesu. Noneho rero niba byari ubwa mbere wari ugeze kuri icano y'isengesho ribohora official, ntugende udakoze subscribe kugira ngo nyine tujye tubana nawe mu buzima bwa buri munsi. Zamura iyi cano yifate nk'iyawe, iyi cano gira ishyaka ryo kugira ngo izamuke, nawe Imana iraza kuzamura. Ushaka kudutera inkunga, twifuza cyane kugira ngo mu bihe bikwiye tuzatangire kuboneka mu mashusho. Ushaka kudutera inkunga, ukaba watugurira kamera,
cyangwa se laptop n'ibindi. Gashaka ko dutangira kwigisha tugaragara. Karibu cyane. Imana iteguye kuguha umugisha. Imana iteguye kukugira neza. Urakoze. Nyagasani Yezu abane namwe. Abajya mutanga mutura turabibona, hari abantu tubona batanga 2,000, 1,000. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagurira imbago. Mugire amahoro, mugire bihe byiza. Nakagaruka ku isengesho ribohora official.